nimwongera kwibarirwa abanyonzi kwanza nzanya nanyira ku banyonzi sibyo ntabwo matinza kuko bamwe mu baraha bafite akazi ko gutwara abantu igituma mpagaze hano kugira ngo mbibutse ko abo bantu baje mu mamodoka yanyu bafite gahunda yo kugerayo amahoro ntabwo baje hano muri gare baje kwinjira muri bisi bafite gahunda yo gutaha ku bitaro cyangwa yo gutaha mu kuzimu ntabwo ariyo gahunda yabazanye hano rwose ushaka gutaha mu kuzimu no ku bitaro ntabwo yafata urugendo rwo kuza hano ko niwabana mwana bivuganye ushobora kumugezayo kandi yarazi ko ashaka kwipfira aho yari kugwa aho yashaka kugwa hose yahagwa yahabona yaje hano ngo umutwira muri ya bisi ajye gukora gahunda imujyanye turumvikana ikibazo rero ngiye gutinda ku mabisi kuko turi muri gare ndaza kujya ku banyonzi no ku bamotari gato cyane kuko navuganye nabo hirya aho mvuye ariko ndongera gato ariko ndagira ngo mbwire umushoferi wa bisi uko ntabwo yitwaye wenyine atwaye abanyarwanda benshi bafite imiryango myinshi bafite gahunda mu buzima bwabo niba urubura nk'ibisindisha kandi rutwara abanyarwanda n'abaturarwanda n'abanyamahanga ukaba urubura nk'ibisindisha ufite gahunda yo kwica abantu icyo uri buhure nacyo bakagwa bagapfa ntabwo ari impanuka kuko igihe wari uranywa urumogi igihe wari uranywa ibiyoga by'ibikorano igihe wari uranywa ibisindisha wariho uracura umugambi wo kwica abantu niyo wari uzi ko uri butware ikinyabiziga kirimo abantu ukayobya ubwenge bwawe hanyuma ukicara kuri vola ukabajyana urumwicanyi kandi nawe utisize simpamya ko ushobora kugambirira kwiyica no kwica abandi utayobya ubwenge ntibishoboka aho narindi hariya nababwiye inkuru y'umunyonzi wigeze kumpamagara saa 9 y'ijoro arampamagara arambaza ati uri umukuru wa polisi ndamubaza nti wowe urinde ati ndi umunyonzi none se uri umukuru w'abanyonzi nibura toya ati ndi umunyonzi aha ni ngendo umukuru wa polisi ati nayo nguhamagaye kugira ngo nkubwire unshimire umugore turi kumwangara umugore wanjye ari imfura ndamukunda atumushimire ndamusubiza ni nkunzemo ikintu kimwe ntinyemo ikintu kimwe nkunze ko wubatse neza ariko ninye ko ushobora kuba wanyoye akayobyabwenge agasindisha kandi ni saa 9 irenga y'ijoro kandi umunyonzi saa 11 abafashe umuhanda uwo mugore ukunda nk'uko umbwira uwo muryango wubatse neza nk'uko mbyumva ejo sinzi kuzagerayo amahoro nagusabaga ntejo mu gitondo ntuzajye ku kazi amafaranga bari kuzagukorera nyakubye kabiri niko namubwiye kuva icyo gihe mvugana nawe buri munsi ariko hari igihe ampamagara yinywesheje kugira ngo muwe kabiri ariko igituma nabwiye inkuru y'uwo munyonzi nuko ushobora kuba ukunze abana bawe urugo rwawe umuryango wawe ariko ugakora ibintu byose bituma utazabana nabo kuko utwaye ikinyabiziga uri mu muhanda nturimo wenyine ushobora kuba wowe witwara neza mu muhanda ariko ugahura n'abasazi iyo utwaye imodoka uba utwaye imodoka irenze imwe uba utwaye imodoka nyinshi utwaye iyawe utwaye iyo muhura utwaye ikuri inyuma utwaye
ituruka iburyo utwaye ituruka ibumoso iyo utwaye n'abantu bambukiranya bavugira kuri telefone ukwiye kuba ufite ubwenge ukora neza kugira ngo butware ibyo binyabiziga n'abo bantu bose kuko uwo muhura ntuzi inzoga yanyoye ukuri inyuma ntuzi ibibazo yagiranye na bosi uguturuka iburyo ntuzi uwatabaye ku bitaro uguturuka ibumoso ntuzi doze y'ubusazi yagizemo isegonda byose ntabwo ubizi wowe rero nuvuga ngo ndatwaye gusa abandi badatwaye baraguhitana hagati yawe nabo harapfunwe ibyago hashobora gupfa wowe narije kukubwira ngo utwaye bisi rero usibye kuba witwaye ugomba kugerayo amahoro utwaye n'abantu bafite imiryango bafite gahunda mu buzima bafite abana barera bafite amashuri barimo bararangiza bafite za ambition bafite bashaka kuzatera imbere bazavamo abaminisitire bazavamo aborozi ba kijyambere bazavamo ba mutima w'urugo bazavamo u Rwanda rw'ejo bose baba bafite muri iyo bisi ntuyitware rero wenyine yitware uzirikana ko ufite abantu muranyumva abatwara amabisi ariko rero abo muhura bitwa abamotari dore baraha bambaye amakasike ndabareba aho abamotari mwakoze gashya muri uyu mwaka muri aya mezi dusigaranye uyu mwaka tukazabirahira tukavuga ati muri iyi si yose y'abamotari dufite ku isi yose no mu Rwanda hose abamotari ba Rubavu ni number 1 mwakoze ku kantu uwo muhigo mukaba number 1 uko bidakomeye ku cyari gikomeye mwagikoze icyari gikomeye ni ukwambara kasike ntuyikuremo n'uhagaze aha nta moto utwaye dore wambaye kasike dore ubareba bambaye kasike ni ukuvuga ngo ibyo ako karapashije kanyuzemo ibyo bintu uko byari bikomeye kwambara kasike kuri iri zuba uhagaze nta mupolisi uri bugufate ubu aho uhagaze nta mupolisi wagufata ngo kuki utambaye kasike ariko urayambaye niba ibyo warabikoze wakoze ibyoroshye byo kurinda abanyarwanda biriya byo gukata iburyo n'ibumoso byo kunyura hariho hose byo kugenda muri desordre wavuze ngo guhera uyu munsi kugera uyu mwaka urangiye ngiye guhiga muzagaruke mumbwire ese umumotari wa Rubavu yabyitwayemo neza nabwiye abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda n'abari abavugizi ngo bakore competition irushanwa ry'imyitwarire y'abamotari mu Rwanda kugeza mu mpera z'umwaka aho abamotari bazaba babaye abambere niho tuzabyinira ndabasabye tuzabyinire i Rubavu babwiye niba batari babyumvise mbivuze ku mugaragaro bari hariya baranyumva ubwo tuzabyinira Rubavu cyangwa nzabyinira ahandi hantu uzaba nabashyize babyumvise mwabyumvise namwe turava aha tujye Nyamasheke tujye Rutsiro tujye Nyagatare tujye Inyamagabe tujye ahantu hose nzababwira ko dutangiye competition y'imyitwarire myiza y'abashoferi n'abanyonzi n'abamotari abazaba ba mbere muri ibyo byiciro nzabaha ibyo ababaye aba mbere bahabwa hanyuma akarere kazaba kitwaye neza kurusha abandi niho tuzabyinira mu mbabarire tuzabyinire i Rubavu ubwo abavugizi ba polisi bari hano abashinzwe community policing bari hano abashinzwe umutekano w'umuhanda bari hano bajye muri laboratoire bige ibihembo tuzaha umumotari wa mbere tuzaha umushoferi wa mbere tuzaha umunyonzi wa mbere ndatangiye kubitekereza ndatinya kubivuga gusa ngo nabakanga bari abahungu bazabibwira ariko ndabihanika ibyo ndabihanika mwebwe mukore tu
akarere ka mbere kabe Rubavu, umumotari wa mbere abo wa Rubavu, umushoferi wa bisi wa mbere abe ajya akorera Rubavu cyangwa ava Kigali aza Rubavu, umutaximeni wa mbere abo wa Rubavu. Mwese mu abantu tugirira Rubavu duhembe abanyarubavu. Dukora umuhigo, uwo muhigo uzakemurwa n'ibintu bike cyane. Icyambere, impanuka zizaba zingana iki uhereye aho guverineri yarangirije ukagera aho tuzaba duhagaze uwo munsi. Hazaba habaye impanuka yitwa zero, kuko turatangirira kuri zero. Uwa mbere n'uzaba ufite zero, ubundi ufite zero abo wa nyuma, sibyo? None ubu duhize ko uwa mbere azaba afite zero. Impanuka zero, uwo ni uzaba uwa mbere. Niba impanuka zero ziri mu bamotari, nta mumotari wateje impanuka kugeza mu mpera z'uyu mwaka, ni amezi 2 gusa nayo atuzuye, kwa 11 no kwa 12. Nta mumotari wateje impanuka nimwe, nta munyonzi wateje impanuka, nta mushoferi wa bisi na taxi bateje impanuka. Tuzabyirira Rubavu. Noneho tujye mu myitwarire yabo, dusange oda iri mu bamotari ni intangarugero i Rubavu. Oda iri mu banyonzi ni intangarugero Rubavu. Bari abantu bamanuka hariya za Nyakiriba bagenda nk'ibyihebe b'abanyonzi, byagera saa 9 y'ijoro bakantelefona ngo tubanye neza mu rugo. Bari abantu ntabwo bashaka kutelefona icyumweru, bamanuka n'iriya mifuka Nyakiriba kuri iriya speed bagenda nk'ibyihebe, abasikari b'abapolisi bagahunga bakababisa. Abasikari b'abapolisi ntabwo bahunga ubwoba, ahubwo bajya iruhande kugira ngo nibura ashobore kugerayo, baba bamurinze. Ariko reba kurinda umuntu umubererekera, iyo akugonze uriya munyonzi ugira ushya wagendaga muri direction itandukanye ukabona muricaranye, mu modoka ukamubaza uti bite, ugasanga byarangiye. Byaraye ku muntu ugeraho nari mukurikiye, usanga yicaranye n'umunyonzi wese umutipe muhuriye. Ikirahure cyamenetse yicaranye n'umuntu byarangiye, baragongana n'ibombe, ibombe igaca mu kirahure mukicarana kandi ukabona yicaye bien. Wakoraho yumye, ndamubaza uyu mutipe uramujyana hehe final? Atarangonze. Akugonze n'iki? Ko ari wowe ufite imodoka, akugonze n'iki? Amaze kugonga se uramuterura mwicarana. Niba uri umuyobozi ushaka lift y'iyo vatiri, yihagarike mujyane, reka kwicarana nawe ku ngufu kandi wapfuye. Bose mumbwire abanyonzi ko ngiye mbakunda kandi bafite imiryango, kandi ko umunyonzi uzaba wa mbere nzamukura ku bunyonzi mugeze ku bumotari. Mwanyumvise? Umunyonzi uzaba wa mbere azaba wa Rubavu, uwo munsi azarara abaye umumotari. Muranyumvise? Kandi azatwara moto ye, ntabwo azatwara moto y'abandi. So mumbwire abanyonzi batangire bahigane no kudateza impanuka, no kutagenda bafashe ku ikamyo, no kutagenda nk'ibyihebe, no kugerayo amahoro. Mubimbwire abanyonzi. Umumotari uzaba wa mbere mu myitwarire, wa mbere nzamukura ku bumotari bwo gutwara moto y'abandi, azatwara iye uwo munsi. Muranyumvise? Umumotari uzahiga abandi bose, guverineri na meya n'abapolisi n'abasirikare n'abaturage bakavuga ngo uyu niwe ntangarugero duhagazaho, nta rindi rushanwa. Imoto aho duhagaze azayatsa, iyo abandi nzayigutwarira nyirayo ni tafuta ungini bwana. Mwanyumvise?
abashoferi ba bisi nakabanga nijyaniye kuko nani uburyo mivuga naye ninge kuvuga se umushoferi wa bisi uzawa mbere nzamuha bisi mana yanjye ndote rwanda nabyo ariko ntabwo ari kure yayo ntabwo umuntu akura amanuka umuntu akura azamuka uzayava kuri bisi akajya ku igare nimumva aho uganisha ako nakibikiye ku mushoferi wa bisi uzitwara neza nakabanga kanjye n'ikigega cyahariya hakurya muranyumvise ubukangurambaga butangiriye Rubavu niho tuvugiye ko mugiye mwirushanwa ryo kwitwara neza niho tubivugiye Rubavu ndabasabye ibihembo by'igihugu cyose bizatangirwe i Rubavu umunyonzi uzaravuye ku bunyonzi akaba umumotari azabe uwa Rubavu umumotari azaguma ari umumotari kagatwariye azabe uwa Rubavu umushoferi n'akabaga kanjye nawe wa bisi numva hari utwaraga kwasiteri hari utwaraga minibisi hari utwara kiriya bizaterwa niyo yatwaraga ariko icyo mbemereye nta muntu ukura amanuka umuntu akura icyo nemereye umushoferi wa bisi n'uwa kwasiteri n'uw'ivatiri uwo munsi azakura ibisigaye n'ibanga homboka twabyumvise tugabanye impanuka tugire oda mu gutwara ibinyabiziga tugire oda mu kugendera mu muhanda waba utwara imodoka cyangwa igare cyangwa moto cyangwa ugendamo gusa gira oda duhindura imyitwarire yacu mu muhanda umunyamahanga uzagera hano azavuge ngo u Rwanda rusukuye hose byaba mu mazu byaba mu muhanda byaba no mu myitwarire y'abanyarwanda uko batwara igare uko batwara imodoka uko batwara moto birimo discipline impanuka niba izaba ari impanuka nyine impanuka izaba ari impanuka ikizabe ari ikintu usa n'uwagendereye kuko wacomoye kakantu kagabanya umuvuduko kuko wirutse amasigamana kuko wagendaga n'ikihebe kuko wanyoye ibiyobyabwenge ibyo byose nutabikora ukagira impanuka iyi izaba ari impanuka ariko nukora kimwe muri byo ukagira impanuka uzaba uri umwicanyi uzaba ujije Rubavu kuhabyinira umunsi wo gutanga ibikombe ndabashimiye mbijeje ko ni mu byitwaramo uko twavuganye tuzabyinira murakoze cyane